Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi tugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 32. Labani azinduka kare mu gitondo, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Abamarayika b'Imana babonekera Yakobo. Yakobo akomeza urugendo. Abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo ababonye aravuga ati, aba ni umutwe w'ingabo z'Imana. Yita aho hantu Mahanayimu. Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cy'Iseyiri, mu ishyamba rya Edomu. Arabategeka ati, muzabwire databuja Esawu muti, umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageze ubu, kandi muti afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja. None adutumye kuza kubikubwira databuja, kugira ngo akugirireho umugisha. Intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu azaza. Izo ntumwa zisubiraho Yakobo ari, ziramubwira ziti, twageze kuri mwene so Esawu, kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Yakobo aratinya cyane, ahagarika umutima. Abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabanyamo imitwe 2, ati, Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura, usigaye wakira. Kandi Yakobo arambaza ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka, ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza? Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani iyi ifite inkoni isa, none mpindutse imitwe 2. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza kunyicana n'abana na ba nyina. Nawe warambwiye uti, sinzabura kukugirira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. Aharara iryo joro, yenda ku byo yari afite ngo abe Esawu mwene seho impano: ihene z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20, n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20, n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga, n'inka 40 n'amapfizi 10, n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10. Abiha abagaragu be. Umukumbi wose ukwawo arababwira ati, nimunjye imbere, mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. Abwira ugiye imbere ati, Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati, uri uwande, kandi urajya he, kandi n'ibyo ushoreye ni ibyande? Maze umubwira uti, ni by'umugaragu wawe Yakobo, ni impano uhawe databuja Esawu, kandi dore nawe ari inyuma yacu.
maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati, abe ariko mubwire Esawu nimumubona, kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu, kuko yibwiye ati, ndamwuruza impano zingiye imbere, maze nyuma tubonane ahari aranyemera. Nuko izo mpano zimujya imbere, ahararana iryo joro n'umutwe w'abantu be. Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana bambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku musatsi wo ku nyonga y'itako rye. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Uwo mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli ati, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirarasa akirenga Penuweli, acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo ni byo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo ku itako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami kandi Umukiza wacu. Amen.